sinabura kugushimira wowe ufunguye iyi video nonaha. Indirimbo tugiye kumva ni ya Israel Mbonyi yitwa Intashyo. Tugiye kuyumva byimbitse hano kuri Tuku TV Show. Utarakora subscribe rero ngo ukomeze udushyigikire, gikore nonaha. Unakande no kunzogera kugira ngo video zose tuzadushyira ahangaha kuri YouTube channel uzajye usibona mu bambere, ariko unakomeza kudushyigikira. Ikaze. Israel Mbonyi atangira avuga ati izo ni intashyo, kandi mubwire abakunzi b'umusaraba ko igihe niki ngo biyamure ubwirabure, bahabwe imbaraga z'umunsi w'ejo, imbaraga z'ibihe bizaza, imbaraga z'ibihe bizaza. Akomeza avuga ati mu gitondo mbona bahura bibuka neza nabagiriye, kandi ntibasiba guhora bezwa, bazirikana guhora birinda icyaha, baririmba nanjye nkabumva ibihimbano by'urukumbuzi. Ibyo byose ndabireba bikanezeza umutima, nkibuka isezerano. Izo ni intashyo, nimubwire abakunzi b'umusaraba. Ayo ni amakuru, nimubwire n'abakene mu mitima ko igihe ari iki ngo biyamure ubwirabure, mbahaye imbaraga z'umunsi w'ejo. Igihe ni iki ngo biyamure ubwirabure, kuko mbahaye imbaraga z'umunsi w'ejo. Akomeza agira ati mu matage no mu mataba bahora bitoza kwihangana, mu mahoro bagambirira kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, batarama baruhuka basoma inzandiko z'isalamu. Ibyo byose ndabireba bikanezeza umutima, nkibuka isezerano. Akomeza avuga ati izo ni intashyo, mubwire abakunzi b'umusaraba. Ayo ni amakuru, nimubwire n'abakene mu mitima. Igihe ni iki ngo biyambure ubwirabure, mbahaye imbaraga z'umunsi w'ejo. Igihe ni iki ngo biyambure ubwirabure, mbahaye imbaraga z'umunsi w'ejo. Akomeza agira ati imbaraga z'ibihe bizaza, imbaraga z'ibihe bizaza. Erega amahanga azabimenya k'Uwiteka ari muri twebwe, ntibazongera kutuvuma, kuko byose arabireba bikanezeza umutima, akibuka isezerano. Rangurura ugeza aya makuru ku bakunzi b'umusaraba bose, ati izo ni intashyo, mubwire abakunzi b'umusaraba ko ayo ari amakuru, mubwire abantu, mubwire abakene mu mitima ko igihe ari iki ngo biyamure ubwirabure, mbahaye imbaraga z'umunsi w'ejo. Igihe ni iki ngo biyambure ubwirabure, mbahaye imbaraga z'umunsi w'ejo. Igihe ni iki ngo biyambure ubwirabure, mbahaye imbaraga z'umunsi w'ejo. Akomeza agira ati imbaraga z'ibihe bizaza, imbaraga z'ibihe bizaza.